nk'uko muri kubibona ahangaha enjoy apeti wa ayayaya mbega peti uri kwibaza ni igiki ndi kurya, urabona ari iki? Biraryoshye koko we, mbega peti ayayayayayay. Aha rero ni mbere y'uko njya kubaza abantu Noheli ukuntu yagenze. Muri make ngiye Noheli yari yagenze neza, mfite byose nari nifuje, nari nariye nk'uko muri kubibona. Ndi kurya, niba ari igikeri, niba ari inkoko koko. Hano rero nari mbonye umuntu anje iruhande, ndavuga nti urashaka iki? urashaka iki? urashaka iki? Ushaka kumbuza apeti yanjye? Ndongera nakomeza nyine ndirira, apeti yari nyinshi nk'uko muri kubibona, ntabwo nari mfite umwanya wo gutakaza. Apeti yari nyinshi. Noheli mwe mwayikoreye mu kazi katwishe natwe kandi Johnny TV show. Guys, nk'uko muri kubibona maze like iminota 30 yose negereje. Ni Noheli nyine nari kwifata neza, ariko nyine bitwaye iminota 30 kugira ngo baze banyakire. Even now nta muntu uraza kumbaza icyo ndi bwakire. Serivisi zarahindutse ahantu hose. Ureka ntegereze nze ndebe iminota biruze kumara, kubera ko maze like ndebe igihe nishyuriye umumotari. Umumotari namwishyuye, ntegereze ndebe. Harimo ibiki byo kurya? harimo umuceri, harimo igihaza, imyumbati n'ipeti. Murere mu gihe nawe urabonekamo hari igitoki n'ipirawu irimo n'igihaza, ushyiraho n'amashaza agiye n'ubunyobwa ku ruhande. Inkoko iraboneka vuba se? Inkoko iraboneka vuba. Ari ingano. Inzunga ariko. Inzunga mu Nyarwanda nayo. Nta kibazo.
noneho birangiye banyakiriye barambajije ibyo ndi buze gufata. So birangiye ngiye kurya ibyo kurya nyine, like iminota yari myinshi ariko nyine ntabwo ari myinshi cyane, gusa nyine nawe murabyumvishije mvuga ati soni kubera ko ati twagutsindiye hano ko nyine niko bigenda nta kundi niko bigenda. Mu Rwanda rero ntabwo baramenya ikintu kijyanye na bizinesi. Umuntu azazanye amafaranga ye like nkaza nzanye amafaranga yanjye muri bizinesi yawe, ariko bikarangira nyine kubera wenda status, kubera ubushobozi n'ukuntu ugaragara neza, bikarangira nyine ugendeye ku cyo uri cyo cyangwa se witwaje icyo uri cyo kugira ngo umpe serivisi. So rimwe na rimwe hari igihe byicwa n'abakozi bari muri bizinesi, hari igihe byicwa n'abantu bari mu kazi ababosi batabizi, ariko nyine hari n'igihe byicwa n'abantu. So nafashe umwanya ndavuga nti kuri Noheli reka nsohoke ndebe kuri Noheli ukuntu biba bimeze, njye kwaka nyine iryo funguro. So ubwo rero niko byagenze, abibonye ndaje ndajya n'ahandi, ubwo mwebwe gusa muze gukomeza murebe uko banyakira, n'ahandi muraza kumbwira. Ni kugira ngo tuze kureba nyine kuri Christmas cyangwa se kuri Noheli biba bimeze bite. So nuko nguko nyine ubu muraza kwihangana, nanjye nihanganye kurushaho kuko ninjye wihanganye cyane, ariko ninsoza ndaza kumwereka nyine resitora nari ndimo, serivisi nyine nahazanye amafaranga yanjye nazanye, nza kuhashaka nyine serivisi kugira ngo turebe ubundi serivisi bigenda bite. So rero mukomeze nyine mutegerezanye, nanjye muraza kumva feedback, mujye muri comment mubimbwire. Uyu munsi by the way ndetse ko Merry Christmas, mwese Merry Christmas. Bari mu bice bigiye bitandukanye, mwese kabisa mbifurije Christmas nziza. N'ubundi ndava hano njya mu gitaramo cya Mbonyi, afite cyitwa Mbonyi Cyambu, season ya gatatu. Season ya kabiri yari imeze neza, turazakora na season ya gatatu ko bibuze ko imeze neza nka season ya kabiri. Ubwo rero nyine nimuze muraza gukurikira byose uko bibuze kuba bimeze.
ibyo yitaho kandi neza cyane, kuri apeti nyinshi cyane. Rero nanjye nari ndimo ndagenda iyi ni noheri kweri, iyi ni noheri. Komana we noheri we, genda noheri uri nziza, genda noheri uri nziza. Noheri ni nziza cyane kabisa. Apeti yari yose yari imeze neza. Navuze nti rero reka nkomeze nenjoyinge, hanyuma nirira ibyo kurya, ibindi biraza kuza nyuma, ruzaca Imana. Mbibutsa ko hari ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 2024 nuko noheri nayisipendinze. Apeti yarashize, ntabwo nkibasha kurya, ibiryo byarananiye, ibiryo byarananiye, sinkibasha kurya. Ko ndeba mu muhanda ati abo bantu baba bazi ibintu ndi gukorera hano, cyangwa ntabwo babizi. Kurya byarananiye rero, dore birananiye. Ni ibiryo ndi kubitereka rwose birananiye. Iyi nyama nk'ingi ndayihoreye, irananiye pe, ndayiretse kaninywera isosi, inyama yo yananiye. Ariko abantu bari kundeba ni benshi, bari kundeba ni benshi bari kundeba. So rero ndihanaguye, inyama ndayihoreye, reka nirire ibyo kurya, ndebe ko wenda byo nabishobora. Ndebe ko byo wenda nabishobora, ubwo nabyo nibinanira nyine ndabisiga muri resitora nigendera. Mufa, icyo bita boyiro. Boyiro buriya ni imwe mu bintu nkunda. Mfatiye inyama nkarenzaho akaboyiro, nkumva uko bigenda. Hanyuma mpita nkurura ibitoki, mwabibonye byari umuceri n'akawunga, nshyiramo agasenda, baje kugatwara. Uri kundeba ushaka urusenda rwawe cyangwa? Ngiye gushyiramo rwinshi, mpita numva ngize isoni, ndavuga ati ko ndumariyemo ndarukira, banze nduvange. Ubwo nari ndushyitse mu isosi y'ubunyobwa. Abagande bafite ukuntu bazi guteka ibyo kurya, cyane cyane ubunyobwa buba ari hariya. Rero nari nashyizemo, nari nabatse ubunyobwa n'ibyo kurya, ndaje mbibereke ibyo nari natse nariye, ndaje nabyo mbibereke. Ubwo nyine murakomeza mwenjoyinge video yanjye uko imeze nuko, hanyuma ndagenda mbereka n'ibindi.
izi nk'uko muri kubibona ibiryo byose ndabyemeje, isahani nta kintu na gito nsizeho, so ngo bivuze ngo nari nshonje. By the way, it was very Noheli rero uyu munsi, ubwo nyine nkaba maze kwifata neza kuri Noheli y'uyu munsi, ngo reka dutegereze ngo ahandi ngiye kujya biraza kuba bimeze bite, biraza kuba ari uburyohe. Ngira ngo nyine mwabibonye ko imeza yose ibyo kurya banza ni nta na gito nsize, byose ndabyemeje, nuko nabaye ngewe cyahama. Abaye John, Noheli yagenze ite? Noheli ni sawa cyane, Noheli yagenze neza. Tukunywa agafanta, fanta ka Coca. Hari abantu benshi baba batabonye n'uburyo bakanywa, ariko njye nakabonye ndashima Imana. Ubundi ni ibyo ukabona imvange ukarya. Ni Noheli yakangahe uriye mu buzima? Noheli yakangahe? Se nazibarara? Ntabwo bananirwa kuzibara. Nzo ubwenge. Izo nabashije kurya. Oya, izo wariye zose mu buzima, kuvuvutse nyine. Kuvuvutse ni Noheli zingahe uriye mu buzima? Shaka kuba ziragera nko muri 20, ziri hejuru ya 20. Na 20 gusa? Ziri hejuru ya 20. Cyane nari nangiye kubara nka 40. Oya, ziri hejuru ya 20. Ziri hejuru ya 20. Gusa ntabwo zirenze 30. Ntabwo zirenze 30. Numva utararya nyinshi. Ngewe iyo umunsi ni ya 34. Wese urumva izo ngizo zari nkeya? Izo urumva zari nkeya? Cyane ntabwo ari nyinshi cyane. Keza n'izigereranye nazo. Ntabwo ari nyinshi cyane, ariko nyine uyu munsi ni Noheli. Uko bajyaga bavuga Noheli kera nuko bayivuga uyu munsi urumva bimeze kimwe? Biratandukanye. Bitandukaniye? Biterwa n'ababivugaga. Wenda bitewe na background y'umuntu. Twebwe mu cyaro bizizaga Noheli cyane, kuko ntabwo navukiye mu mujyi Kigali. Aho navukiye bizizaga Noheli cyane, ugasanga bafashe nk'agatungo bari kukarya, bagakize hariya umuryango cyangwa se abaturanyi bakaza bagasangira, nta uguze ari gusangira, umuntu wifite nyine agatanga, tukarya tukanezerwa tukishima, tukanywa ibigage n'ubushera n'amafanta. Ariko kuri iki gihe ntabwo abantu bakiziza cyane iminsi mikuru. Nkeka ko hari biterwa no kuba abantu banagenda banajijuka cyane, dore ko ngubu ubona ko n'abizihiza Noheli ni bakeya, abandi ntibemerana Noheli. Hari n'abemera nyine ivuka rya Yesu, kuvuga ngo ni ukuba batabyemera, ahubwo bakemera ivuka rya Yesu, ariko bakavuga ngo itariki ntabwo muri Bibiliya handitsemo itariki n'iyi, bitewe n'imyemerere yabo. Ariko ngenda yizihiza ndanayemera 25 z'ukwa 12. Noheli rero nziza n'umunsi mwiza. Kanya tugiye kujya kuri arena kureba Israel Mbonyi mu gitaramo. Ni umuntu wabashije kuzuza BK Arena inshuro ebyiri zikurikiranye. Inshuro ebyiri, yego. Tugiye kurana niba ya gatatu ari buyuzuze. Hariya babyita ku kibira bitaramo by'umuntu. One man show. One man show. Abasha kuzuza BK Arena. Ubu ngubu yarabimenyere. Ubu ntabwo ushobora kubona itike. Amatike amaze iminsi yarashize. Oya. Urumva? Ntabwo ushobora kuyabona. Rero BK yaruzuye, tugiye kubyina. Urumva twariye Noheli, tugiye no gusoza noneho Noheli yacu tutaramira Imana, turirimba ni Nasiri. Urakoze cyane. Urakoze nawe. Yes, nkuko muri kubibona rero hano turi kumwe. Seburiya ni umusaza, ariko ni umusaza biragaragara. Tumusanze mu kazi, turi kumubaza Noheli byagenze gute uyu munsi. Rwose nayishimiye neza cyane. Ntacyo nabuze. Abantu dukora bose n'abavandimwe, ababyeyi beza. Tuje akazi n'ubuzo ubwiro. Sinatoje rwose. None se ko wakoze kuri Noheli? Noheli ubwo wakoze, ubwo urumva wari bukore cyangwa wari buruhuko ugafataga? Akazi k'umutekano ntigahoregere cyose. Akazi k'umutekano nta kuruhuka bijya bibaho. Kwa ngo mwebwe n'undi mugakora muhora mu kazi. Isaha ku isaha. Noheli muyirira mu kazi. None se ni Noheli yakangaho umaze kurya? Noheli kuba navuga. Ni yakangaho ubwo? Ubwo bari nka imyaka kwingana. Ubwo uriye Noheli 57. Noheli 57. Hanyuma twigiye hano guruto twagenda tunaganira, ugurigira n'ahanga ku ruhande gatoya, nkubaze n'akandi kabazo. Uri kubona ino Kigali ukuntu imeze? Ndayira rwose. Uri kuyibona? Uri kubona imeze gute? Wayibwira gute abantu batayizi? Akazi neza. Icyangwe umutekano. Akurikiraho abakozi bakora akazi neza. Kwikwiye. Hanyuma rero Noheli za kera n'iy'ubu ngubu
uri kubona bisa cyangwa biratandukanye? biratandukanye. Bitandukaniye he? Iyo niyo nziza. Iyi niyo nziza. Abantu ko bari kuvuga se ahubwo ngo izi Noheli ntabwo abantu bakizitabira cyane nk'iza kera. Impamvu harimo kugira ngo ubukure ushishoza ukareba uko ibintu bigera bihinduka. Ni ukuvuga ngo kuri wowe Noheli y'ubu ngubu niyo nziza ukurikije n'iza kera. Noheli dore muri kuyirira mu ma etaje, muri kuyirira ahantu heza cyane. Kera ubundi mwayiriraga mu rutoki. Masaka. Urakoze cyane nawe, reka tugushimire. Okay. Nkuko muri kubibona turi kugenda dusanga abantu mu kazi kabo gatandukanye, tubabaza uko Noheli yagenze, hanyuma bakadusubiza bakurikije uko bayibona nuko bayibonaga, ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Hanyuma hano ndi kubona hari undi muryango ufunguye, simbizi niba bari butwemerere kutuganiriza. Bite se? Umeze neza? Ndi kubona hari undi utari kuvuga, ari bize cyane. Hanyuma hari ikibazo muganirije abantu badukurikira? Nta kibazo. We bakwita Oliva Musabuwera. Hanyuma iyo bamwita Arine. Bakwita nde? Arine. Abantu baragukurikiye mabuja? Abantu baragukurikiye? Barahemba se? Barahemba. Abo bantu babaze niba bahemba. Abantu barahemba cyangwa abantu barahemba. Abantu barahemba. Icyo mbaza ndagusubiza niba bahemba. Niba badahemba tubyihorere. Ubwo sibwo turabubwirwa n'iki ko nibo bari buhembe se ubwo cyangwa ninjye wahemba ahubwo? Hanyuma aratareka ubwo nibarize uyu Olive. Noheli yagenze ite? Noheli ni isanzwe, twagiye mu kazi turagakora nk'ibisanzwe. Noheli mwe mwayikoreye mu kazi? Mu kazi katwishe natwe. Kandi Noheli ubundi ari umunsi mukuru abantu bakwiye kuruhuka bakarya nyine bakasohoka, abasura abakunzi babo bakabasura, abarya bakarya, basohoka bagasohoka bakanatembera. Twese ntabwo ariko bigenda kuko dukorera abantu, kereka wikorera niho wikontorora uko ushakiye. Ubwo abo mukorera bo bagiye kurya Noheli? Twese turi gupagasa. Hanyuma ni Noheli yakanga ahuriye mu buzima bwawe? Ndi mu kazi. Oya, mu buzima bwawe bisanzwe. Uva nagira ubwenge se. Nyine ni Noheli zinga ahuriye kuva nyine wavuka? Gusa byaterwa n'imyaka naba mfite cyangwa aho nakamenyeye ubwenge. Ntacyo katuvugaho wamenyeye ubwenge. Wese buri mwana agira ubwenge afite nk'imyaka ingana? 6. Ubwo nariye Noheli nka 20 cyangwa nka 19. Bari igihe cyose bakurikira ikiruriro. Nka 18. Noheli nka 18. Okay, Noheli 18. Hanyuma ukurikije uko iza mbere zabaga zimeze nuko izi ngizi zimeze urabona bitandukanye? Ngiye mbere ndi mu kazi. Ikubereye mbi? Ntabwo imeze nk'izindi. Izindi wabaga wagiye hehe? Ndi mu rugo ndi guseka n'ababyeyi banjye. Enjoyinga. Wariye n'akanyama watetse? Hako nawe ndabona mumeze neza, none se simbona mufite utuntu tw'udupiza hano imbere yanyu n'utuyawuru. Ariko n'umuryango umuntu aba akeneye kujyamo mukijoyinga ntabwo bihagije mu kazi. Ntabwo bihagije mu kazi? Ntabwo bihagije rwose. Okay, murakoze cyane. Guys, kanizere ko mumeze fresh, kimeze neza muri kubibona. Ahangaha ni ku Gisimenti iruhande rwa Equity, aho umuntu yitegurira kujya mu gitaramo kabisa cyo muri BK Arena kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Ariko nk'uko muri kubibona imvura ni nyinshi ku rwego rutangaje. So nageze abo mbaza ku bijyanye na Noheli y'uyu munsi, nagiye nganira n'abantu benshi bagiye batandukanye, ariko ntabwo nyine abantu Noheli bayifashe kimwe cyangwa se ntabwo abantu bayumvishe kimwe, nubwo banyuzwe nayo kimwe. So bivuze ngo abantu bose barayakira mu buryo butandukanye. Noheli itandukanye. Kubona umusaza nawe arimo kugenda batera pisi ati mumeze mute. So ntabwo abantu nyine babifashe kimwe, bafite uko bagiye babifata bitandukanye. Akaba ari nayo mpamvu ngira ngo nyine tuze kugenda turi gusesenguraho tunabivugaho.
nyuma yo kuva muri resitora nari nafashe umwanya nshaka kuza kujya mu mujyi gato kugira ngo ndebe ko byifashe, ariko byaje kurangira nyine kubera imvura imbujije kugenda. So ubwo ngubwo ngaho nyine ndahagaze, kubera ko ntabwo ndi kugendana n'imodoka ahubwo ndi kugenda n'amaguru, mbereka ahantu hamwe hagiye hatandukanye. Even if niyo naba ndi bufate moto ntabwo nabona ukuntu ngenda kuko ikirere cyo kimeze nabi. Hari abari kugenda kuri moto ariko nabiyemeje kunyagirwa pe, so tukaba turi kwibaza tuti ese iki gitaramo cyo kiraza kugenda gute nyuma y'uko imvura ikamejeje ikaba imeze nabi, cyangwa se imvura ikaba imeze nabi kabisa, ikaba iri kunyagira abagiye batandukanye. So muri aya masaha y'igitaramo aza kuberamo imvura ikaba iri kugwa hano muri Gisimenti. Nuko uyu munsi uri kugenda, aho nza kugenda ngera hose ndaza kugenda ngira ibyo mbabwira ndetse ngira n'ibyo mfata tugenda tuganiraho kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Ariko imvura y'uyu munsi ni kimwe mu bintu byabangamiye abantu benshi bagiye batandukanye, kubera ko byababujije ubwisanzure bwo kuba bakora ibyo bashaka, ndetse byanababujije kuba bagenda nyine. Kimwe mu bishobora no kwica kino gitaramo nuko imvura nyine iri buze kuba yabigizemo uruhare kugira ngo ize kubizaza. Hanyuma rero ngiye buri kantu kose ndaza kugenda nkafata, ubwo ntimujye kure turaza kuba tuhuza cyangwa se duhura mu kanya. Ubu rero naguze umutaka, ariko niba ndi buze kugura undi mutaka, imitaka iraba imbanye myinshi kandi yose ntabwo nyikoreshereza rimwe. N'ubu navuye mu rugo hari izuba rikomeye cyane, none ndebera imvura ukuntu imeze kuri ubu.